about yourself always. Itekerezeho wowe ubwawe buri munsi. Graded readers bizagufasha kwiyobora ubuzima bwawe neza kandi ube umuntu uri strong, ukomeye. Improve your English fluency ndetse binazamure urwego rw'icyongereza cyawe ku rwego rwiza. Nibyo nashaka, nicyo mu make iyi topic y'uyu munsi, iyi point 1 and point 2 nicyo bigendere, nicyo bisobanura. Okay, let's keep moving. Reka dukomeze. Because once you start thinking about yourself, kubera ko nutangira kwitekerezaho ubwawe, you stop being a victim. Uzarekeraho kuba inzirakarengane. You start becoming a creator. Uzatangira kuba creator, umuremyi. You become the author of your own story. Uzahinduka umwanditsi w'inkuru yawe ubwite, wowe wiyandikira, ubaho mu nkuru yawe ubwite wiremera. Muri make ubayeho uko ubyitegurira. Now that you understand why thinking about yourself is so important, ubu noneho nibwo wajya wakumva kubera iki nitekerezaho ari kwitekerezaho ari ingenzi. It's time to talk about how to do it in real life. Ndetse nicyo gihe cyo kuvuga uburyo nkwiye uko ngomba gukora ibintu mu buzima busanzwe. These are simple daily habits that help you kandi iyo niyo mimerere ya nyayo ikwiye kuba igenga umuntu. Protect your peace and stay strong inside. Bikagufasha kurinda amahoro yawe ndetse no gukomera muri wema imbere. Listen carefully. Yumva neza witonze. Listen carefully. Umva neza witonze. Habit 1. Imimerere ya mbere, ingingo ya habit 1, kuwe kumera bwa mbere. Learn something new. Iga ikintu gishyashya. Always. Buri munsi. Let's start with this truth. Reka dutangirane n'uku kuri. Most people wake up. Buri munsi abantu benshi barabyuka. Check their phones. Bakareba muri telefone zabo. Eat the same food. Bakarya ibiryo bimwe. Think the same thoughts. Bagatekereza intekerezo zimwe. And repeat the same day again and again. Ibyo bakabisubiramo buri munsi umunsi ku wundi, nanone bakabisubiramo, nanone bakabisubiramo. For years. Bakabikora imyaka myinshi, for years. They are alive. Ubwo nibwo buzima, they are alive. Ubwo nibwo buzima tuvuga ari abantu bazima nyine, they are alive, nibwo buzima. But they've stopped growing. Ariko ibyo bihagarika gukura kwabo no gutera imbere kwabo. They're breathing. They are breathing, bagahumva, they are breathing, uhumeka bisanzwe. But they're not evolving. Ariko nta kindi kintu bivangamo, urumva nta bindi bintu bivangamo, babaho muri ubwo buzima nyine bakumva ko uko ariko niyo mimerere barayakiriye. Why? Kubera iki? Because they stopped learning. Kubera iki badashaka bahagarika gukomeza kwiga? They stopped feeding their brain. Kuki bahagarika kugaburira ubwonko bwabo? They stopped asking questions. Kuki bahagarika kubaza ibibazo? They stopped being curious. Kuki bahagarika kugira amatsiko? And the sad part? Igice kibabaje ni, and ikindi gice kibabaje ni nti, they don't even realize it. Ibyo kandi ntabwo bashaka kwisobanukirwa ngo babimenye. Learning is not something you do only in school. Kwiga ntabwo ari ikintu gikorerwa gusa ku ishuri. Learning is something you must do for the rest of your life. Kwiga ni ikintu ugomba gukora mu ubuzima bwawe bwose busigaye. If you want to become powerful, niba ushaka guhinduka umuntu ukomeye w'umunyembaraga, let me give you a real example. Reka ngwe byanya by'urugero rworoshye. Imagine two people. Tekereza abantu babiri. One person spends 2 hours every day scrolling social media. Umuntu umwe amara igihe cyose cy'ubuzima bwe arimo arascrollinga ku mbuga nkoranyambaga. Watching random videos. Areba video iyo ari yose abonye, random video iyo ari yose imuje mu maso akaba areba. Watching random videos. Areba buri video areba, atanatekereje ngo ndashaka iki, no, ikije cyose ahita yirebera. Reading gossip and wasting time. Areba abantu ngo basakuza gusa uyangiza igihe cye. Another person uses that same 2 hours to undi muntu nawe umeze nk'uwe akoresha amasaha abiri gusa. Listen to a podcast. Arimo arumva kuri podcast, urumva amagambo hano. Learn new English words. Yiga amagambo mashyashya y'Icyongereza. Understand how money works. Yumva neza ukuntu amafaranga akora kugira ngo utere imbere. Wenda yumva ati ni gute wabona amafaranga, byagusaba gukora iki, watera imbere ute, ari byo we arimo ariyumvira, ariko agafata nabwo igihe gito nk'amasaha abiri gusa. Study successful people. Akiga ku bantu byahiriwe bateye imbere, abona ko bahari icyo bamurusha bagezeho. Or develop a new skill. Maze agateza imbere ubumenyi bwe bushya, akunguka ubundi bumenyi bushya. Now tell me. Hanyuma noneho ndeka ngubaze mbwira. After 1 year. Nyuma y'umwaka umwe. Who will be smarter? Muri abo bantu babiri ninde uzaba ari umuhanga bya nyabyo, smarter? Who will be more confident? Who will be more confident? Ninde uzaba ufite icyizere cyo kuba yajya hari akavuga akagira icyo avuga, cyangwa se uzaba ufite icyizere mu buzima bwe? Who will grow faster? Ninde uzatera imbere vuba? Of course, the second person. Cyane rwose birumvikana, umuntu wa kabiri ni uzabikora. And that second person could kubera ko uwo muntu wa kabiri kandi ashobora no kuba be you. Yaba ari wowe ubwo wishatse wabo wa kabiri.
You don't need to be a genius. ntabwo ukwiye kuba ntabwo ukeneye kuba umugeni genius intiti. You just need to decide. Ukwiye icyo ukeneye ni ugufata umwanzuro. I will learn something new today. Buri munsi ugiye kujya niga ikintu gishya. It could be anything. Gishobora kuba icyo ari cyo cyose. A new English phrase. Interuro nshya mu cyongereza. A new life lesson from a book. Inkuru y'ubuzima bushyashya mvanye mu gitabo nize. A new perspective from a documentary. Uburyo cyangwa se uburyo nakwita ku bintu cyangwa se uburyo nakwiyubahisha ibintu cyangwa uburyo mwe mu bwegeranyo runaka. A new insight from your own mistakes. Cyangwa se ishusho rishyashya mbonye mvanye mu makosa yandi mu yandi makosa y'abandi bagiye bakora. You don't need hours. Ntabwo ukeneye amasaha menshi. You don't need a degree. Ntabwo ukeneye kuba ufite impamyabumenyi y'ikirenga. You just need interest. Wowe icyo ukeneye gusa ni inyungu, interest. Because when you learn, kubera ko iyo wiga, your brain becomes sharper. ubwonko bwawe buratyara, bumera neza cyane, buba smart, buba sharper, inkota ikomeye, buratyara, burafunguka. Your self-worth increases. Ndetse n'ubukungu bwawe burizamuka, muri wowe burazamuka. You start seeing solutions. Utangira kubona ibisubizo by'ibibazo byawe. Not just problems. Ntabwo ari ibibazo ubona ibisubizo. You start understanding people better. Utangira kumva neza gusobanukirwa abantu kurushaho. You start improving your own life. Utangira no kuzamura ubuzima bwawe bwite. By step. Intambwe ku yindi ari kugenda ubona kutera imbere. And slowly, kandi gake gake, you become unstoppable. Nakugenda uhinduka unstoppable, udahagarikwa. Learning is the first and strongest way to think about yourself. Kwiga niyo ntambwe ya mbere ikomeye y'ubuzima bwawe utekereza yo kwitekerezaho ubwawe. Because it means you are choosing growth over comfort. Kubera ko nibwo buryo bwiza wahitamo bwo kukuzamura mu buryo bwiza kandi buri comfort bukunogeye. It means you are choosing your future bisobanura ko ari uguhitamo ahazaza hawe. Laziness. Birenze kuba umunebwe ukiteza imbere ukareka ubunebwe ukamera neza. It means you care about your mind. Kandi bivuga ko ari ukwita ku ntekerezo zawe. Not just your looks. Ntabwo ari ukugaragara. Start now. Tangira nonaha. Watch a powerful video. Reba video zituma umunyembaraga. Read a page from a good book. Soma ibitabo byiza. Umva amagambo hano. Soma page zo mu bitabo byiza. Write down one new thing you learned today. Wandike hasi ikintu kimwe cyonyine wize uyu munsi. That's how winners are made. Uko nguko niko abashoboye gusa kuba abanyamahirwe batsinze babikoze. One lesson at a time. Isomo rimwe ku munsi. Habit 2. Reka turebe habit 2, ingingo ya kabiri cyangwa se imimerere ya kabiri ko dukwiye kumera. Never stop dreaming. Hagarika kurekera kurota. A dream is not just a goal. Indoto ntabwo ari intego. A dream is the light that keeps your soul alive. Ati indoto ndetse ni urumuri rutuma ubugingo bwawe bugumya kubaho. Roho yawe igumya kubaho. When was the last time you dreamed like a child, without fear? Ubwanyu mugwaye rukaga kurota wenda umugabo wawe ukiri umwana, nta bwoba wagiraga, nta mbogamizi, nta mzitizi, without doubt, nta gushidikanya. When we're young, ubwo wari ukiri umwana icyo gihe, we dream without shame. ubwo twari abana, umva amagambo, when we are young, ubwo twabaga turi abana, I want to become an astronaut. Twararotaga nta gisebo. Tukuvuga ko tugomba guhinduka astronaut. Astronaut ni abantu bagenda mu birere bayobora ibyogajuru n'ibiki byose bikontorora ikirere. Tukumva ko ari twe abantu bakomeye cyane bazayokontorora isanzure. Build something big. Nkumva ko ngenda nashaka kubaka ikintu gikomeye. Nkumva ko nkajya mbwira abantu ati ngenzi ubaka ikintu kirenze, nzakora ikintu kidasanzwe. I want to sing. Ndashaka kuririmba, kubyina, byose nkabivangavanga. Dance, travel, kugenda gutembera isi yose, kwa inspire. I want to be free. Ndashaka kubaho nikize nizanye muri make. Ubwo n'ubwana nyine twara abana nkuko mbivuga, nkuko mubyumva umuntu abisobanura nawe abivuga ngabisobanura. But as we grow guso umva amagambo hano up, life starts. Ariko uko dukura niko ubuzima butangira kuba ibindi. You can't do that. Ukabona ko ibyo utabikora, ibyo wagenda guhwihwisa ubwira abantu whispering, uvuga ati nzakora iki, ntago wabikora iyo umaze gukura. Be realistic. Be realistic. Umunyabimare mu byo ukora byose bonyawe. You're not good enough. Kubera ko ntago uragera ku rwego bihagije. It's too late. Kuko it's too late, igihe cyararenze. And slowly we ariko buke kill our own dreams. Twagiye twica inzozi zacu. We kill our own dreams. Twagiye twica inzozi zacu just to fit into a world that doesn't even know who we truly are. None ubwo twize twivanga no muri yose tutize tumenya mu byukuri inatumenya mu byukuri abo twari turibo. But here's the truth. Ariko hano hari ukuri. The only thing worse than a broken dream ikintu cyonyine kibi cyangije ukuri ko ikintu kimwe cyonyine cyangije inzozi zacu is a person who stopped dreaming. Ni umuntu uhagaritse kurota, ukomeza kurota akavuga ati ngenda bihagaritse. A dream gives your life direction. Kubera ko inzozi ziguha icyerekezo cy'ubuzima bwawe.
A dream gives your pain meaning. ndetse inzozi ziguha ubusobanuro bw'uburibwe. A dream gives your soul hope. Inzozi ziguha ibyiringiro ubusobanuro bw'ibyiringiro byawe. You need a reason to wake up in the morning. Ukeneye impamvu yagiye igomba kukubyutsa mu gitondo. You need something that excites you, scares you, pushes you. Ukeneye ikintu kigutangaza wowe ubwawe, kigukanga, kigusurikiriza, And keeps you alive. kikuguma ndetse kikagumisha urira muzima. Example. Urugero. There was a man who used to work 12 hours in a factory. Hari umuntu ukora mu ruganda agakora amasaha 12. His salary was just enough to survive. Ndetse umushahara we urahagije kugira ngo abeho. Umva amagambo, his salary was just enough to survive. Umushahara we urahagije kugira ngo abeho. Every day was the same. Buri munsi ariko nuko bimeze, nuko akorera amafaranga atuma abaho gusa kuko umushahara urahagije ko akora amasaha 12 mu ruganda. Buri munsi agabikora gutyo. Every day was the same. Buri munsi agakora ibimeze nk'ibyo yakoze ejo. Up, work, akabyuka akajya mu kazi, akarya, akaryama, repeat, akabisubiramo gutyo. But deep inside, he ariko muri we ikiri imbere had one dream. Agira inzozi zimwe gusa. To start his own company. Kuzatangiza company ye. Everyone laughed. Buri wese akamuseka agerageje kubibwira. Friends mocked him. Inshuti ze zikamukoba. His family told him to be umuryango ukamubwira ngo realistic, but he didn't stop. Ati ibyo uri gukora byose ni inzozi, ntago bizigira bikunda, ni imibare uko bidashoboka, gusa ntigeze hagarara. Umva amagambo hano. Every night after work, he studied. Buri night, buri joro, buri nyuma yuko buri nimugoroba buri kavuye ku kazi, yarigaga. Buri kwavuga ku kazi yarigaga. Weekend he worked on his dream. Buri weekend yose akiga. Every failure, he worked, agakora byinshi cyane bijyanye n'inzozi ze. He learned. Every insult he used. Ariko every failure, buri yakoraga byarangaga bikanga. Fuel. Akiga buri munsi cyane. 5 years he quit the imyaka 5 ishize factory. He started a small yavuye muri rwa ruganda business. Atangira aka business gatoya. Today, uyu munsi he employs 200 people. Ni umushoramari ukoresha abakozi 200. Fred once again back. Not because he had money. Ntabwo ari afite amafaranga menshi. Not because he was lucky. Ntabwo ari umunyamahirwe. But because he never stopped dreaming. Ahubwo nuko atigeze ahagarika kuru inzozi ze ngo azica amazi. Now ask yourself. No, tangira nawe wibaze. What's your dream? Inzozi zawe ni izihe? What makes your eyes light up? Niki cyatuma iziso ryawe ribona neza, urumva ukahumuka ukareba kure? What is that one thing you keep thinking about? Ese ni kihe kintu kimwe nibura utekerezaho cyane? Don't ignore it. Kandi ukareka kukirengagiza. You don't need to achieve it overnight. Ntabwo ari ukukwiye kuvuga ngo ntabwo ukwiye kuvuga ngo nzabigeraho ijoro rimwe reka cyangwa overnight ngumere bije nzabihore. No. Just need to take one small step every day. Wowe ukenewe kugira gutera intambwe imwe gusa every day, buri munsi ukavuga ati nzagerageza gukora nkoraka. Maybe you dream of becoming hariwe n'inzozi zawe fluent in zizahinduka, abantu bose bazibo becoming fluent in English. Umva amagambo hano, zizahinduka zadanje uko icyo ugenda wemvuriwa ukimenye improvinga English. Moving to a new country. Uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi. Starting your own YouTube channel. Ufungure YouTube channel yawe. Building your own business. Wubake business yawe. Changing someone's life. Uhindura ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese runaka. Whatever it is. Ibyo nibiba whatever it is, icyo bizagusaba cyose. Don't let it die. Ntuzatume ibyo bintu birangira gutyo ngo ubihare ubireke bigende. You were not born to pay bills and die. Ntabwo wavukiye uva amagambo, ntabwo wavukiye kwishyura bills z'abandi. You were born to dream, cyangwa ngo upfe gutyo. Wavukiye inzozi zawe, guhanga ibintu byawe ndetse no kubaho ubuzima bwawe. Thinking about yourself means protecting your dream. Kwitekerezaho bwawe bisobanura kurinda inzozi zawe. Even when the world tries to break it. Kabone nubwo mu gihe isi wabona iri kugerageza kukubirimbura cyangwa se abantu bategeza kubihagarika. Dream like your life depends on it. Rota nkaho ubuzima bwawe ari byo bushingiyeho. Because it does. Kubera ko kandi ko bigomba kugenda. Because it does. Niko bigomba kugenda. Habit 3. Ingingo ya gatatu, mva amagambo hano. Give compliments to yourself. Give compliment to yourself. Learn to be your own support system. Iga kubaho ari system wubatse yawe wo kwirengera. Most people are emotionally broken for one simple reason. Amarangamutima y'abantu yangizwa n'ikintu n'impamvu imwe yoroshye kandi. They are waiting for others to appreciate them. Barindira ko abandi bantu bazabashimira. They are waiting for someone to say. Barindira abandi bantu, bategereza abantu bazaza bakababwira. I'm proud of you. Ndakwishimira. You did well. Wakoze neza. You are strong. Urakomeye, uruwadanje. You matter. Uri ingenzi wandi magambo yumara. But most of the time, no one says it. Ariko igihe kinini cyane, the most of the time, igihe kinini gihagije. And slowly, nta muzabikubwira n'uburi gukora ibirenze. Very slowly. Gake buhoro. A dangerous belief enters your mind. The dangerous belief enters your mind. Ibi cyane ko bazagenda byenga mu buzima bwa n'undi abantu. I am not good enough. Ubonye ko uko nari umuntu wadanje bihagije.